umugabo apfa kwirimbi barambwiye ngo tahe ijya iwanyu kuko nutajyayo tuzabonana. Umva umuntu utwite ufite inda y'amezi 9 kumubwira ngo nudatahe iwanyu ujye konka. Uzi kugira ngo umusore agusigire sida? Nyoko bukwe ntabizi na baramu bawe ntibabizi ko usigaranye amaraso amezi ukuntu. Barabona ufite inda y'imvutsi kururi y'amezi 9 kurure hano itarimo uhita ubikurura biteranye. Bakubwire ngo jya iwanyu ufite umwana w'umwaka n'igice. Ntabwo byari byoroshye kumva umwana w'umwaka n'igice nanjye Berize utaruzi kudandika utunyanya. Ntabwo byari byoroshye kumbwira ngo Imana izarira abana banjye. N'inda y'amezi 12 iragenda ifata 13 iragenda ifata 18 baragenda bayikorera icyo bashaka. Uwinjiye mu nzu nyakugenda yapfuye asohokanye umwenda w'imbere ashaka kwako byari mu byago kandi yakataga mu cyumba uko ashatse. Baragenda bamanika hano baragenda baramanika kuko barisobanura. Indi iragenda iba 15 kurure noneho hari 15. Dogiteri arambwira ati madamu wigeze usengaho? Ndamubwira ngo reka nkubwira Imana ni umusitari. Ureka bagenda bapokese ngo nta basitari, Imana niyo musitari. Berize imyaka 17 nkuye n'ubwandu nkagira 34 nkaba nyikorera kandi ngewe ntemera gusaza. Harya wowe abasirikare bakurimo barimo barakuyobora gutera? Ntago njya nemera mukansanga nubwo ari ryiza nararibajije, ariko ujye unyita Berize uri hino uvuge ngo be. Ntago nahawe keya sheri, ntago ngewe nahawe keya. Nunsura nzaga ubuhamya aho keya hose zingiye ntago nigeze mpagera. Naho najyaga kugera nasangaga hari amahame gutya. Mama uri hano nawe rero ntanyoroheye mvuge utamina. Erega ninshaka mbe nkurusha imyaka uri mama Yesu yakwimikishije amavuta. Ntunajya mbigenze nte? Hago nakwitambika hagati yawe n'Imana. Mvuge utamina rata. Iratsanga irambwira ngo mukansanga Berize we ntago nakwibagirwa umudiho wabyiniye. Haleluya. Nakwemereye ko nzaguha bakwe. Ako niba umukwe wanjye azarya ndora, niba azarya ntarora simbizi, ariko nzamwubaha pe mukwe wanjye. Ngiye gufata akanya ko gusengera abakwe n'abakazana kuko ntago byoroshye kubabona kuri iki gihe, ntago byoroshye. Mfite akazi mami, mubyeyi wanjye zambara umfashe. Kubona umukwe gutungira umwana atamurya njonogo ntago byoroshye, byoroshye. Niyo atamuriye njonogo amukubita urukomere rumeze nk'intuza. Kuvuga ati we wicaye aho uri robo we. Ariko Imana ibahuze n'umugisha wanyu. Imana ibahuze n'igitangaza cyanyu. Yesu nashimwe cyane. Buri muntu wicaye hano ahura n'umugisha we mu izina rya Yesu. Niwanga kubifatanya manda byiheruriye reka gwihorere kandi ndimo ndahanura. Mvuge utamena rata. Imana irambwira ngo nguhaye kubaho. Ugutwi kumwe ko ari kwaragiye, kuno gutwi kwaragiye ntago hari. Ariko ndashima Imana ko mfite kumwe. Ibesho ntukureba ukuntu mpita ngufata. Mvuge utamena rata. Irakora cyangwa ntikora? Irakora cyangwa ntikora? Mu minsi mike babona ndegutse. Mama aravati birashoboka ko waba ubayeho cyangwa nundi Berize. Ndamubwira ngo mama guhera none ndashaka kuyivuga. Aturayivuga ute? Agiye kubona ndaranguruye ntimwumve ko Uwiteka mbwiye. Uwiteka aravuze ngo ubukire bwa mbere ni iki? Yarambwiye ngo ugende wamamaza ahantu hose usanga abantu ubabwire ko ubukire bwa mbere ari ubuzima. Papa kuba uri muzima uri boss kabisa. Kuba uri muzima uri boss. Shaka unyite mabuja ndi muzima. Ntago napfuye, ntago banjyanye ntuza, ntago banjyanye mu irimbi. Ikibazo ufite ni ikihe? Ntuza we wakwereka abantu bacometse ku mwuka se hashika. Shobundi nagiyeyo ariko mbo sinzi ikintu cyabaye gatonga umwuka ngurabuze ngo nibatabare ngo ndavana uyu muntu aracometse. None wowe urawufite barakubwira ngo utere haleluya wapi? Ariko basi ngaho yigurize yereza ikibazo. Wahimara ikibazo.
wayimereye icyubahiro. Etosa bonete narutse gusura umubyeyi, ntabwo njya nsurana, ariko umuntu nasuye musura kuri gahunda. Ntabwo ndi babahanuzi bagenda batabika imicanga impande y'umuryango ngo babonye uburozi. Umubyeyi tuvanye gusenga arambwira ati Berize ndagukunda nsura. Ngeze iwe nsanga mu nguni yiwe hari ikintu gifite amaso jombeye hano, izuru riri hano. Ni ukugitera bagatereka mu ntebe bakegamisha. Yakitaga ikintu ntiyaracyita umwana. Ariko mbajije imyaka ye nsanga ngana na Dushimimana Dizo uri mu wa 5 wabaye wa 2 ejo bundi. Mpita numva nibutse iboro mfite mu rugo ry'umuhungu riri mu wa 5. Evane wite wanchiti Yesu, wanchiti Yesu, dope ndamubwango afite imyaka ingamba, afite imyaka 13. Nsanga icyo kintu baragitereka mu ntebe, aho bagiteretse kirajya gutya, amaso wagira ngo ntayafite, nyamara uwareba kafesi kabona ko nakari kuba keza kurenze Dizo wanje. Haya mpita mvuga ngo Mana, nawe Dizo yakwambara ikabutura icitse mu kibuno akanaburara nta kibazo. Ndashima Imana ko Dizo mufite. N'abantu bagezeho bamwita Marine, ariko Dizo ndamufite. Bitavuga ngo Mana ntabwo ari uko nakoze byiza, ahubwo deba edayisira baroko muri he. Impamvu rata ntabwo nakurenganya, wavutse baguha po no kwiga avanga imodoka yatinze. Ntabwo uzi aho abantu bababaye bari, ariko iyabo wagendaga ukamenya abantu bari sehashika bafite imipfunzo irimo kanseri, umenye abagore bamaze gucibwa ibere wowe ufite yombi, umenye ugere muri kane usanga y'abantu bameze nka wa mukobwa bita Berize kera, ngo agushibura kubwira ngo dore uko kagenda muri kane, ngo wabona karata imisatsi wagira ngo njye sinari nyifite. Usanga uruhu rwarabaye nk'uruvu, usanga aranywa ikinini nyamara nyuma yaricujije akaba yarakinywega. Nibwo ugenda uvanga ugiye mbona Imana rwose, kubera ko uzunguza iryo buno ukabona biremeye, wanze no kwiyakira uvuga ko ari imbazo ntabwo ngo ziriho, njye ntaye y'igitunguru, njye mfitiye igisabo ntunyishinge, kubera ko ufite akuka gasohoka nkunyengeye ku musozi. Mugiye rwose numva ndabiye ngo igihe mapasiteri yamaneye byaranze, nuko ufite akuka ko gusohora. We nuko ufite mpamvu hari abagore babivamo ngo babwiriwe, nuko baba babonye ibyo kurya nijoro, abaraye bariye n'umwuka bafite. Shyira baro hasi Yesu ayikine kuko we byaragucanze. Ndashoje, manika amaboko Yesu akurwanirire kuko we nta ntwaro ufite. Umva waratsinzwe, reka Yesu agutsindire. Mvugira utamina rata. Musumwe nigeze ndarama ndavuga ngo ubuzima ndabworoheje. Niyo wanseka nge nafashe ingamba zo koroshya ubuzima. Jewe ekubana Imana yarakoze indindi ikintu cyitwa ishyari. Umuntu ufite ishyari ntago azatabarwa dore aho mbaye ishyari. Nkuni ngiye mfite gereza nafungirana mu munyeshyari n'umurozi, cyakora nabahadirija w'umusambanyi. Ariko Yesu aracyari ku ngoma. Uzi ko yamvuze gutya hari ijwi rihita rinyongorera ikintu, nkahita amenya ko mvuze umusambanyi yicayemo. Ariko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Mvugira utamena rata. Nukuri rwose mvugira utamena rata. Haleluya, haleluya. Ngwino dufate ingamba. Umugabo apfa kwirimbi barambwiye ngo taha igiwanyu kuko nutajyayo tuzabonana. Umva umuntu utwite ufite inda y'amezi 9 kumubwira ngo nudataha iwanyu ujye konka. Uzi kugira ngo umusore agusigire sida, nyoko bukwe ntabizi na baramu bawe ntibabizi ko usigaranye amaraso amezi ukuntu, barabona ufite inda y'imvutsi, kururi y'amezi 9 kurure hano itarimo uhita ubikurura biteranye.
bakubwire ngo jya iwanyu, mfite umwana w'umwaka n'igice, ariko Yesu ansanga ko yarambwira ngo nunyemerera tukagendana, kuko wanciye inyuma ujya kwishingira mu mugambi utari uwanjye, nunyemerera tukagendana nzabakurerera. Nibyo rata we yaravuze cyangwa ntiyavuze? Arambwira ngo nunyemerera nzabakurerera. Ntabwo byari byoroshye kumva umwana w'umwaka n'igice, nanjye Beriza utari uzi kudandika utunyanya, ntabwo byari byoroshye kumbwira ngo Imana izarira abana banjye. N'inda y'amezi 12 iragenda ifata 13, iragenda ifata 18, baragenda bayikoreraho icyo bashaka. Uwinjiye mu nzu nyakugenda yapfuye asohokanye umwenda w'imbere ashaka, kubera ko byari mu byago kandi yakataga mu cyumba uko ashatse. Baragenda bamanika ahantu, baragenda baramanika koko barisobanura. Indi iragenda iba 15, kurure noneho hari 15. Dogiteri arambwira ati madamu wigeze usengaho? Ndamubwira ngo nigeze nsenga ariko simpagaze. Arambwira ngo ngera usubire ku murongo Yesu aguye kubyara, kuko niwe uzaguha kubyara, twe ntituzakubaga. Tushingiye yuko wabyaye neza tukaba tubona uburyo ukoze ni ukubyara neza. Uyu mwana ni Yesu uzamuguha. Uyu mudogiteri wabimbwiye gutya n'uwo ku Muhima, icyo gihe umusobanuzi yari ari hanze yamaze kwemeza abamama ko tugomba kujya ku mupfumu bita Nyiraburiri. Mupfumu Nyiraburiri yankoreye ibintu bitabaho. Icyo gihe ndabyibuka, niho nabonye ko ikuzimu nta discipline bagira. Mama, Imana yacu ni seriye. Imana ni seriye kandi ikunda abaseriye, kagendana n'abaseriye, igakorana n'abaseriye. Ubwo niba mbibeshye mwuzuza ibindi, mvugiye utamena rata. Nije muri iyo nzu kwa Nyiraburiri nunamye, kandi urabona ko ari nge muremure. Ngeze marambwira ngo ambara ukuri. Arambwira ngo kandi abakuru nibaguhamagara witabe ngo niki. Abakuru nibagira bate nibampamagara nitabe ngo niki cyangwa ye. Iyo nsanze urugo rurimo umwana utitaba umubyeyi ngo karame, numva mbabaye. Ndabyibuka ko yancarambuye. Ubu wowe uje kunsura uri umudamu nakwereka ku nda yanjye. Ariko Yesu niwe ujya ubasha gukora deliverance. Sinari kubasha kuza kuvuga Imana gutya n'ibyari binsikamiye. Ndashima Imana ko igikora deliverance. Inuma abashi 3 baturutse Cyangugu, baza babaza nomero y'igipangu. Ndabyibuka ngo uwo munsi mba kwa mupfumu ntago nabyaye, bari batubwiye ko turi bubyare. Ngeze kwa musaza wanjye yari yarankuye ku musozi wa Kinyinya. Ubwo sinkubwiye uko nagiye kwa Mwamini mujya mwumva cyangwa kwa Potini. Imbaraga z'Imana zirashoboye, mvugiye utamena rata. Ndabyibuka Potina mbona yarambwiye ngo mbarere mutakimbere mu rugo. N'uwibumbogo n'umupfumu arambwira ngo ntago ikikurimo ngewe gikorana n'icyanjye. Ndavuze ngo haguruka hano. Reka nkubwira Imana ni umusitari. Ureka bagenda bapokese ngo ntabasitari, Imana niyo musitari. Umwana iwabo bashonje yabonye papa wahingutse aravuga ati mvugire mu Mana, akabonye ikimvirope. Mana nuko jara, Mana nuko boye kuwe, Mana ni impamvu aririmba ngo Imana ko ataririmba ngo mumvugire papa. No have, arabizi ko ari Imana. Mana ni umusitari, Imana irahambaye. Niyo mpamvu numva nshaka ku musitari mama. Yewe ndeba ndimo ndanabigendera. Niyo nifite ako gashakoshi. Umuntu yandirimbe ejo bundi anniversaire akampesha koshi mami ngo happy birthday to abaho. Nabonye umuntu ndirimbira anniversaire akoma yemera cyubahiro. Ye kwambara umugabo n'umugore ejo bundi baranumiye ngo happy birthday to you. Naho Imana yigeze imbwira ngo bazambebeza. Siko Imana ivuga. None urabona ntabyibuhane we, wanditse nk'ibyibwira ko ibimbyibushya bihari. Uyu muntu kuririmbira n'ishakoshi ya 30, harya ni 30 mama uzambarize numve nshaka kwa nibeshya ani veni.
happy birthday to you. Humura uzabona abakuririmbira igihe cyawe n'ikigero cyore. Potina arambwira ngo mvira mu rugo madamu, ndasohoka ngeze kwa nyiraburiri nitabye ngo Karama arambwira ati abakuru barakwica we. Samvaneho ibintu bya Karame, sanga ikuzimu nta discipline bagira, nta muco, byaho byose ni ibintu bivangavanze. Ariko ubwiye urwanira ikuzimu bujyayo kwa shitani nta kiza kibayo. Barakureka ngo inzira yabo iragutse ngo ni ngari cyane ngo irafunguye, urayinyuramo witegembya n'ibyo unyonga amabuno n'ibyo. Urabona akazi koko watanze ruswa yo hasi, ni byiza koko ukayicamo nawe uri mu kazi. Niye mu kazi ako nanjye nzatereka inzara mami muri iyi minsi, ndumva nshaka kugira ngo uzanjyane muri salo bazisokoze neza. Nta mikino ndimo ngewe, ndashaka kuvuga Imana nsukuye, mvuga Imana ingaragaraho. Uranyura mu kayira gafunguye ukagira ngo uragenda, ariko ibizakuriramo njonogo birahari. Inzira ya Yesu tuyinyuramo ifunganye. Amawara tujomba, niba atakujomba we ntago turimo turagenda na we, ntago uri mu nzira ye ya data. Inzira ya papa irafunze. Cyakora igera ku musozi igira iki cyo tuyikundira, igenda igira iki ikagenda igira iki, uko igira iki nanjye Berize bakanzana bankwaje ishakoshi. Protocol ujye uyiruhana, uri hehe? Ujye uyiruhana buri gihe, ujye untwaza kuko niko bereye hariya, kandi ujye unsekera nabonye uzi guseka. Kera najyaga nishyiramo ikirokore kwa Cina batavuga ko nizamuye, wayagiye intwaza ntabwo nizamuye, niko ukora. Mama urabona igisirimu kitarimo kiraza sawa. Hari abakobwa bambwiye ati tuzagusirimura shawu Yesu natanga akazi, uzaba ureba ngiye nzajya muri salo mami. Mami nawe arikije kandi niko kuri. Ye muko ugiye ndashoje mvugiye utamena rata. Tajyamo mfundika ako kantu wapfunditse kitwa ngo iki? Agapfundika. Umwana umwe papa yaramubwiye ati ndavuze ngo icara. Ati ntago nicara pa. Ndavuze ngo icara. Ntago ndagukubita nuticara. Ati papa nubwo nicara ariko ubu ndeba ndahagaze. Pa ndicaye ariko nubwo ndeba nicaye ariko ndaha. Barakore rero bakora ibintu by'inyuma gusa ariko mu mutima bahagaze. Nubwo ndeba ngenda hagaze papa, ndimo ndaba umusirimu kuko Imana ni umusirimu. Imana niyo musirimu, abana bayo bagomba kuba basirimu. Twajyane mu cyoko igihe kiri tudasirimutse, ariko tugomba gusirimuka kuko Imana yacu irasirimutse. Hako mbivuge ne mama, mbiteruye nte mubyeyi wanjye. Mana ni sirimu. Niyo mpamvu gatenyeri kamese ugende kamese uhinguke umusirimu kuko papa wacu ni umusirimu. Fugiye utamena rata. Si ikibazo kuba waba ufite umwenda umwe kuko twe ntago tukureba, Yesu arakureba. Si ikibazo kuba akazi karabuze n'imigambi wagambiriye n'ibyo washatse gukora mami n'ibyo washatse gukora mu itorero. Si ikibazo cyo, ahubwo tumbira Yesu gusa niwe gisubizo. Mvugira utamena rata. Haleluya! Tumbira Yesu niwe gisubizo. Abashi batatu barambwira ngo Yesu aratubwiye ngo jya ku murongo neza kuko gupfumura urapfumuje birahagije. Gupfakara si ikibazo imbere y'Imana. Kuba waratindanye inda y'amezi 15 si ikibazo. Ahubwo aratubwiye ngo iguhaye umwana munini cyane kandi w'umuhungu. Ikimuguha ntago wemerewe kuva mu by'Imana, nubivamo izakurya njonogo. Iyo sida izakwica, nitanakwica uzicwa n'urundi. Ariko nuramuka ubibayemo uzakira ube mutaraga kandi izagusazisha neza. Mvugira utamena rata. Para before the sun. Imana yampaye amakuru yuko nzaca kandi nzagutungura ntuza we. Nge mbona nzagutungura. Hari umunsi nzahagarara hano mfite ibipapuro mama, Imana irashoboye. Ntugire ubwoba. Imana irakora. Hari bene wacu yakishije ndabibona.
Saduraka Arata babonye umuriro wenyegejwe bavuze ngo iki? Yadukiza cyangwa ntidukize? Iyi Mana ninkiza n'ubundi uko nabivugaga nzabihera ku murongo nsozereze ko yankijije, kandi nitanankiza mvugira utamina Arata. Haleluya! Imana itanga abakobwa ndetse n'abahungu kandi ishobora byose. Rata Imana we ugize ngo iki? Urayivuze ndayumva, urayivuze ndayumva, urayivuze ndayumva, urayivuze ndayumva. Ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Rata ugize ngo iki? Amina, haleluya. Dosala bone kide talaboa. Kera twabyinaga twambaye ibigutiya, none Imana irakora cyangwa ntikora? Haleluya! Tera iside bay tapi fogeri. Urakoze Mana, ndagushimiye ko ujya uterana natwe ugakuramo urupfu, mwanguriza tukaha icyubahiro. Ndashima Imana ku mfu ebyiri ikuyemo hano. Haguruka papa, mvugira utamina. Amarira azashira, njye ntago nzemera gusaza. Zizite wasetse yego Mana. Mwageze hano abona ba sisiteri, mvugira utamina Rata. None haleluya! None biremera muri Yesu, biremera byananiranye muri Yesu, biremera. Hota sidaya pif edo kedesa edo kivode. Urambaza se ngo namuhagurukije, none ndimo ndaririmba ntamubwiye icyo muhagurukije. Ntuzi ko Imana yabyemeye tuhagurutse abantu bagahagarara natwe tukavuga nibyo? Haleluya! Ntuza we, Yesu yabyemeye uhagurutse abize kukurenza, kandi wowe utarize na irakora Rata pa. Imana irambwe ngo nkubwire ngo igukijije urupfu rwari ruje itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Yesu arahakubereye. Iyo Yesu yabyemeye ariko irakoze ko yashyizeho control ya sika. Itarishyiraho ntabwo twari kubakira b'icyongereza n'igifaransa. Irakabya twala yaside kide. Yari irambwe ngo ninkubwire ngo mu gihe cyo gutambika mu muhanda uri mu burongo witonde, kuko wari upfuye papa. Nta terabwoba riri muri Yesu, ariko itubwiye amakuru ko iturinze urupfu tugendana naye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Ugize ngo iki? Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Uvuze ngo iki? Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga ni banga rihambaye. Uvuze ngo iki? Ni banga rihambaye. Subiramo, ni banga rihambaye. Bivuge DJ, ni banga rihambaye. Bivuge ni banga rihambaye. Bisubiramo, ni banga rihambaye.
njya mbyibuka umukecuru umwana za Gisenyi niwe wanyambitse reyari arambwira ngo nshingiye ukwabye n'iyindi ikizunguza ngo ino ngo y'igitenge. Imana ishyiriraho ikintu cyose mu mugambi wayo, utandebere ukayivuga nabi. Ngiye hano umugabo arambwira ati njyewe nshingiye ukuntu yikora wivuye inyuma kandi buri gice cyose kikayi, nubwo atavuze inda ariko yaravuye ngo igice cyose cyawe kikayikorera. Njyewe nkwemereye Basumati ntuza abakire murya Basumati ni ukuri pera aryoha, nishaka ibibi ariko yitwa Basumati. What a seed! Mu gihe Imana yashyizeho igibasha gukora kugendana na Yesu n'ibanga rihambaye. Yeri rambwa ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu nushaka uzareba hano wihengeka wisengere. Yeri rambwe ngo kuye ikintu cyitwa umuraba uturutse ku badayimoni. Yeri rambwe ngo kongera iminsi yo kurama. Kandi papa nkubwire hari igihe umuntu yitegura plan ibyo yari yiteguye ntabibone nkuko yabyiteguye. Ibyo wari witeguye wanyazwe na Satani, Imana irabigaruriye mu izina rya Yesu. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo naho imfatiro zasenywa ariko Uwiteka aracyari ku ngoma, haje kukurwana intambara. Ikindi kirenze kuri ibyo, Imana yakurwana inkundura nini kurinze guhuma burundu. Arayivuze ndayumva Imana yacu. Haleluya! Vuga utamina yacu. Haleluya! Erega ishuri ry'Imana ntago ari pirimeri, erega ishuri ry'Imana ntago ari segonderi, erega ishuri ry'Imana ntago ari kaminuza igukubita mu kigeragezo kikakwigisha abantu bakakuvaho, wagisohokamo bakagufasha gushima. Erega ishuri ry'Imana ntago ari pirimeri, erega ishuri ry'Imana ntago ari segonderi, erega ishuri ry'Imana ntago ari kaminuza igukubita mu kigeragezo kikakwigisha abantu bakakuvaho, wagisohokamo bakagufasha gushima. Kigeragezo ni ikizamini bavandimwe, kigeragezo ni ikizamini bakristo, utagitsinze ntatabarwa, utagitsinze ntagera mu ijuru. Kigeragezo ni ikizamini bavandimwe, kigeragezo ni ikizamini bakristo, utagitsinze ntatabarwa, utagitsinze ntagera mu ijuru. Abagabo batatu basaduraka banze kubararira igishushanyo cyari cyarakozwe n'umwami Nebukadineza, babacamira umuriro ngo babatwike, nabo barayihamya ntibatandamira bakiza. Mwibuka abagabo batatu basaduraka banze kubararira igishushanyo cyari cyarakozwe n'umwami Nebukadineza, babacamira umuriro ngo babatwike, nabo barayihamya ntibasangamira bakiza. Ufite intambara kabona zigucanze
ariko wasenga kumva ijwi riguhumuriza ihanganira ishuri ry'Imana uryiga neza uzarisohokamo bose bagufashe gushima wowe ufite intambara kabona zigucanze ariko wasenga kumva ijwi riguhumuriza ihanganira ishuri ry'Imana uryiga neza uzarisohokamo bose bagufashe gushima wowe ufite intambara kabona zigucanze ariko wasenga kumva ijwi riguhumuriza ihanganira ishuri ry'Imana uryiga neza uzarisohokamo bose bagufashe gushima mvugira utamina nibyo cyangwa sibyo mvugira utamina haleluya topela sidiki de sanse ariko uzitwaza iki Berize imyaka 17 nkuye n'ubwandu nkagira 34 nkaba nyikorera kandi ngewe ntemera gusaza harya wowe abasirikare bakurimo barimo barakuyobora gutera erega tureke kuvuga sida hari irindi basirikare bakurwana nawe b'ubukene hari abandi basirikare barimo bararwana nawe b'ubushomeri nabo ntibakoroheye usanga ngiye winywereye n'ikinini nasinziriye ninjoro wowe usigaye urarukanuye ariko narinje kukubwira ngo hejuru y'ibikurwanyije bibwire ko hari imbaraga zishobora haleluya hari imbaraga zishobora byose toraboni reka deberi papa wacu nta mikino mubyeyi nyakuri aho umwana ari uko yakoze dufite abana bamenyereye ko papa wabo bazana ikintu cyangwa mama ngo mama waje wowe baba waje mama ngaduwande ngo yanze kumanza wangwe uzi ko dufite nabo mu mwuka pasiteri yanze kumanurira nibyo yamanuriye byanze gusohora mbivuyemo ego nuko Yesu papa wawe arimo arakubona icyo nkunda rero umubyeyi warunguriwe hari igihe afata akanyafata ntugakubita amaguru ibintu nkuri mu ibiki ko nakubyaye nyoko akajya kubise akababara urumva yakwima iki ko ari uko ntacyo afite urumva se yabuze iki ko akuzi ko yakubyaye ukabona gucaka nyambaba wange kumangwate yanze gusoza papa wawe yako Yesu papa warakwanga nuko nguko ugaragara ubu umaze umwaka ukora gutya umaze ibiruri muri iyo usohotse hano uhita ubivamo njyewe ntago yavuze we ugenda ikarakashe hano ntago yavuze yanzanye koko inkuru ibumbago hejuru iriya hano ndakorera kugira ngo itavuga iravuga cyangwa ntivuga igihe umubyeyi abikarakashije imbere ntacyo wumvisemo wari uzi ko umuntu akurwanya bitewe n'uko akubona imbere mami yavuga ngo ibigeragezo byinshi haleluya kuba ibigeragezo ari byinshi ntibisobanura gutsindwa yabivuze neza mami Imana imuha umugisha nuko ayobora abantu batagira iyerekwa njyewe nabuze icyo muha kijambo yavuze rirahagije twanasoza tugataha kuba ibigeragezo nisanze Berize narahuye n'ibigeragezo by'inzara nsanga nahuye n'ibigeragezo by'uburwayi uzi mu maraso mazima y'imyaka 17 Imana ikamama icyuki cy'umuko mama nzakikuzana dore ni mu kiruhuko brona yaramubonye ati koko wa mukobwa uvuga namubonye ariko ishimwe ry'umunyonzi rimenywa nawe ngo nuko utazi umusore wanijijwe mfite unsumba irakora cyangwa ntikora ikintu cyose waremereje ko ari cyo kizakwica kiraje kiguhotore
ariko nugisuzugura hari abantu numva nshaka gukorana nabo muri iyi minsi. Hari adope fagid reka babwe hari agasuzugura Imana itagira yanga. Hari ikintu usuzugura ubukene ukabona buje butitiba n'utwe, ukabona burahageze. Ubushomeri ukabona burinjije, ukabona burashatse n'intebe buricerega buregamye. Kavuga ati wabushomerewe nubwo waje, ariko hari Yesu ushobora. Hari ibintu najya ndemereza, niba nariye ku manywa sinariye no komateri. Imana izi ikibanza izi uko ndya nijoro. Niyo mpamvu nitoragura bitanu nkavuga ngo reka nirire ibintu byo kuterateranya ubunyobwa n'ubudodo, abantu reka nihekenyera inyama n'ubundi nyabonye ntayo rinyababaye. Nirira neza ni hahandi n'indege irashikagwa mu mazi irimo abazungu n'abirabura nkanswe inote ya 5 ntoraguye aho ngaho. Burya nagenda nkegama, ariko no muri bare ngiye nkimeza neza, nkabwira ba bantu babita bakiharya abantu bizamucoma nkamuganika atabotsa ka hafi nkasa nkutegeka nkumva uko gutegeka bimera. Impamvu abagore bari aha ngaha Imana bampera abagabo babaha keya n'ukuri kose ko ntibibazo birenze ibindi. Ngiye nkegama berize nkimeza neza, Imana ipfundura kandi uzana ikirahure. Umva icyo kirahure we wakwihaye keyo ninde uzayiguha? Data wa twese papa wacu ko ari utuyobora, mvuge utamenya. Yesu nashimye. Nari mfite Zaburi 112 ntago nirwa nyisobanura, ariko mumba mureke tuyisome. 112 nta nubwo ari nta nonsomera ngiye ndisomera, mvuge utamenya rata. Haravuga ngo hahirwa ubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, mvuge utamenya rata. Haleluya. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mwisi, mvuge utamenya rata. Ni umuntu wubashye iki? Uwiteka, mvuge utamenya rata. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Haleluya. Haleluya. Abatunganye ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo bavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi nibamba agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Mvuge utamenya rata. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose, ntazatinya inkuru mbi. Umutima we urakomeye, wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye, ntazatinya kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Mvuge utamenya cyane. Hahirwa uwishimira Uwiteka kandi akishimira amategeko ye, ngo kuko urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mwisi. Nubwo dusenga ariko hari abo tuhabereye, mvuge utamenya rata. Nubwo dusenga tuhabereye imiryango, nubwo dusenga tuhabereye inshuti, mvuge utamenya rata. Nyemerera uyu munsi wa none ufata ingamba zo kwiyegereza umwami wacu. Navuze kuri Zakayo uburyo yagize umugambi mwiza. Haravangwa ingamba mfashe ndazifashe. Harangije ngo abonye ahantu Yesu ari bamuzengurutse kandi ari barebare, ngo yigira hirya ho gato yurira umuvumo. Mvuge utamenya rata. Haleluya. Ngo aravangwa ingamba nafashe nazifashe. Icyama abakobwa baraba bagafata ingamba, icyama ababyeyi baraba bagafata ingamba, icyama abagabo baraba tugafata ingamba. Ngo yurira umuvumu, ngo ariko Yesu ahageze arayaside befa. Yesu ahageze ngo ashingure intambwe biranga, ashingure iyindi biranga. Naho hari umuntu wamaze gufata ingamba. Icyama muri iri teraniro hakaba hari abantu bafashe ingamba, ngo kuko urubyaro rwabo ngabo niko ijambo ryatubwiye ngo bazagira amaboko mu isi. Mami, niba ari ikintu kizanezeza ni ukubona nagutumiye nicaye hagati ari njye ugiye kwambika urugori.
Imana isanga muri koma muri agence irambwira ngo ikintu gitumye nkubeshaho nuko wambyiniye. Iyo mbyina nushaka unyita umusazi, nacunda aya mataye nk'ay'igitunguru, nacundiye inda, uranseka ariko ngiye mfite ibanga navuganye nayo ndi muri koma. Irambwira ngo akira kubaho nzakwambika urugori rw'abana bawe. Umunsi mzabatumira nicaye imbere ari nge bagiye kwambika urugori mami, ntimuzibebeze muzareke nibebeze, kuko ninge bazambika urugori bazaha cya giseke gitatse. Mpusuri weye yaravuze cyangwa ntiyavuze? Iryo jambo kuva yararivuze nushaka ubivuguruze nge ngendera kuri yaravuze. Haleluya! Irambwira ngo akira ubuzima. Icyo gihe Sona yari yarafashe hano hameze nk'arwaye pararize. Ndashima Imana itumye mfite ugutwi kumwe n'ubwo ukundi kwapfuye. Kuri telefone numamagara ukumva ndakusubirishamo cyane ujye umenya ko ari ugutwi kumwe ndimo ndumvisha. Iyi Imana irambwira ngo igitumye nkusigaza ni ukugira ngo iminsi yawe yose uzankorere. Nubwo hari agaseta ndiho ariko ndagasiga nkagasigira umwana ntigasigare wongeye kuyivuga itandira njonogo kibagabaga. Niko umuntu arakunana ngo yanze gukizwa. Mushuti we ngo yarabyanze ngo harya ngo akora ninjoro. Umugabo ngo yarakunaniye ni isaha itaragera papa. Imana burya irararika nta muntu urarika nkayo. Mvugira utamira mami bihorere do. Vuga Imana neza nushaka uzazubwirize iyi ntebe. Nagira ngo nkubwire ngo Imana nirarika buri muntu wese agira adresse ye. Imana ifite ukuntu irarika. Inshuti yawe ntizakunanira. Uriya Berize mfite umwihariko wanjye nteye ukwanjye. Ushobora gusanga ndi kumwe n'umuntu unywa inzoga tukagendana kandi anywa inzoga. Buri muntu dushaka gukundana ariko ari ikirara cyananiranye gisambana. Tugakundana nkamukinaho misiyo. Mfite icyo nshaka nge ndi Natanayeli ngewe. Tuzitonda ukazatambika hejuru hagati y'umuntu n'Imana kuko umuntu akiriho Imana imufiteho umugambi. Kubona umuntu akiriho hako murakina n'Imana ireka abarozi bakabaho. Murakina n'Imana ireke umurozi akakwicira ikibondo ariko ikamureka. Abantu bashatse kwironda ngo twirondane ngo ngiye na mami ngo turaziranye ngo abari twa tuzasenga. Abantu bakironda nibabe yararika ukava muri karitsiye ugaca ku mukobwa mugenzi wawe. Ntumubwate ngo ino tujyane nubwo umuziho imico mibi ariko ntuwitware neza. Hari nadusuzo bagirana, hari ukuntu bagiye dusuza ariko rimwe na rimwe ugashiduka akamuhaye ku gasuzo bitewe nuko ariko akunda ariko uri Natanayeli. Cyo uzararika bakijijwe gusa. Ni Berize uzahamagara gusa. Kuki utitwaraniza kuri muntu? Turi kuri misiyo yo kugira ngo abakizwa bakizwe. Iyo ukase karitsiye ukagenda washokoje wibagiwe ko hari umuntu muturanye wanze kurarika. Mu kanya ndashaka abantu bararitse ndabasengera. Ndumva nifuza ko Imana yabaha umugisha. Reka nze ntuye kure kwa kange nzaza n'abantu hano 15 mbemere nge nzabirarikire mpereye kuri uriya DJ. Nta n'igice na mawe sinzi nuko yaje gusa namubwiye umuhungu wanjye umperekeze. Mbararike mbabwire nimuze tujye kumva Imana. Umuntu mbonye kabiri hano ukaba utararitse wafite ikibazo umugisha se wari uzi kupfa kuza ucaye mvugira utamina rata tuze twumva Imana. Erega niyo yaba atayumva ahayumvira harahari. Nari ntangiye kugira toroma y'amazu nabuze, ntangiye kugira toroma y'ibintu ariko Imana yavati Berize ndabona burya papa ajya twigaho arambara asanga nshobora kuba umuntu azavuga nkahita nikubita hasi. Arambara asanga ntago nzicara n'umuntu ufite amazu. Arambara Yesu arambara yarakoze kumbara. Arambara asanga nzacyurirana cyane. Harangira arambwa reka nze nkwereke we yiha igitekerezo afata ingamba nka papa wanjye. Arafate kanze nkwereka ahantu mba mubitse gatoya. Ngiye kumva numva nafashe amafaranga ninjoro. Ngiye kumva numva ikintu gikubite hano gihingutse hano nduka amaraso.